ukaba umucakara warize ukaba umucakara nanone ukaba umucakara warize ukaba umucakara nanone ukaba umucakara ugurisha abacakara ukabasa ku manywa y'ihangu ukaba umugaragu wahemba ibiboko ukaba umugaragu utabizi amateka akaba arimo kugarukana nayo ukaba umucakara utabizi na Simoni yari yarabyanditse nawe ukaba umucakara utabizi ugakora cyane ngujye hejuru ntibikunde ukaba umucakara warize ukabanga abandi bana byaciyemo ukaba umucakara warize ugatanga amakoro bayita imisanzu ukaba umucakara utabizi ukaba umucakara utabizi ukaba umucakara warize ukaba umucakara utabizi
iyo wihereranye ishavu biteka ukiheba iyo uva kuri wenyine mukangaratete uba wishuka uba wiyica uba wishuka uba wiyica iyo wumva ibivugwa n'ibikorwa ukinumira ngo ntibikureba iyo wihereranye umunezero nawuhayeho iyo ugeze aho ubona ukuri kwawe kuruta byose ugeze igihe wibaze wisubize ugeze igihe ngo wibaze wisubize Banyarwandakazi nshuti mukurikiye nanze ko hariho TV namwe bakunzi ba Narabira Kureba TV twongeye kubasuhuza mugira amahoro muri kumwe n'inshuti yanyu Tarisisi Munyankindi nk'abandi kumwe na bagenzi banjye Festemwe Mayire na Marijane Rutayisire ndetse na Queen Linda tuje rero mu kiganiro kubaganira nk'uko twabibasezeranije. Uyu munsi ni kwa gatanu ku itariki 28 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2023. Mwese turabasuhuje kandi turabifuriza ibihe byiza. Abageze ku murongo n'abari budusange mu kiganiro mwese tubahaye ikaze mu kiganiro. Uyu munsi rero tubafitiye ikiganiro rwose kigizwe n'amakuru ashyushye agezweho. Tukaba rero tugira ngo tubakangurire kugira ngo mwinjire mukanda like kandi mutibagiwe no gukora share kugira ngo batabonye notification kuri iki kiganiro nabo badusange mu kiganiro bumve ibyo tugiye kuganira. Ndabashuhuje rero abari mu Rwanda, ndabashuhuje abari mu Burasirazuba bwa Kongo, ndabashuhuje abari hose muri Afrika, ndabashuhuje bari ku mugabane wa Amerika, umugabane wa Aziya, umugabane w'Uburayi ndetse n'umugabane wa Oceania. Mwese abumva ururimi rw'ikinyarwanda, mwese inshuti z'u Rwanda, abaturanyi b'u Rwanda, mwese ndabashuhuje. Reka rero mbahe bagenzi banjye turi kumwe hano muri kino cyumba nabo babasuhuze kugira ngo dutangire ikiganiro. Ndahera kuri Madame Festemwe Mayire, Ministre d'Etat, wafata ijambo ugasuhuza abadukurikiye. Arakoze Tarisisi, ndagushuhuje nshuhuje na bagenzi banjye turi kumwe muri iki kiganiro. Madame Rutayisire ndagushuhuje, Queen Linda na Honorable Brigitte, mwese ndabashuhuje. Nshuhuje rero abakurikiye iki kiganiro cyane abari muri chat kuko bo dufatanye ikiganiro nyine. Ngasuhuza rero abagikurikiye batari muri chat, baba bari muri sari wabo bagikurikiriye ku mateleviziyo nabo ndabashuhuje. Abanyarwanda bari mu gihugu, bamwe nkunda gusuhuza bibera muri gereza
bamwe babizi abandi batabizi, hari abo mba mbona rwose bameze nk'abibera ahandi hantu u Rwanda tuvuga hari rwo babamo, kenshi rwose hari tugira ngo u Rwanda tuvuga ntabwo ari ntituruzi. Abo bose rero ndabashuhuje, abari mu Gihome, ba Karasira uri Ndera, ba Cyuma Hasani uri muri wa mwobo, na Deo Umubavu, Deo Mushayidi n'abandi, niba harabomba ntibuka amazina ni benshi, ntabwo bose umuntu aba bazi, ariko nongera no gutabariza mucuti wanjye Sankara ngo niba baramufunguye, niba ntawamenya uko byagenze. Rero aho ari ndamushuhuje, nimba kiri mu mwuka w'abazima ngo nibyo nyine ntawamenya. Mbashuhuje mwese rero, nanabaha ikaze mu kiganiro, nizera ko kiri bubabere ikiganiro cyiza. Urakoze Ministre d'Etat, reka duhe umwanya na Queen Linda. Queen Linda, niba uri hafi washyiraho kamera ugasuhuza abadukurikiye. Murakoze cyane, ndabasuhuje Papa Tarsis, my sister Mwemayire, my mommy Mama Rutayisire, na sister Brigitte, ndabasuhuje mwese. Suhuje n'abanyarwanda bose aho bari mu madenye zose z'isi, hose nabore muri chat, ndabasuhuje nabo. Turibuze kugira ikiganiro cyiza cyane, ahubwo muze mutere udutebe, ahubwo mwihute musharinge, muze nimucikweho. Okay, murakoze. Urakoze Queen Linda gusuhuza abadukurikiye. Madamu Marie Jeanne Rutayisire, nawe wafata umwanya wawe ugasuhuza abadukurikiye. Murakoze Tarsisi, ndakuramukije, ndasuhuza na Felicite Mwemayire, Queen Linda, muvandimwe Brigitte, n'abandi bari mu kiganiro rero mu cyumba cya kabiri, n'abanyarwanda bose badukurikiye. Mu by'ukuri bamwe tuvuga ngo bazi ko bashyitse, bazi ko rwose bageze muri paradizo, ariko ndagira ngo mbibutse ko bicariye ikirunga kandi kigiye kuruka. Ubwo rero ushobora kwiyarura, yakwiyarura niba hari ufite uburyo, ariko ndabifuriza kutarebera kuko ibibategereje birakomeye. Hari abibwira ngo bategereje ko biturika ngo bagahunga nk'uko ubushize byagenze, ariko baribeshya. Nibagerageza babirebesha amaso nyayo, inkotanyi nta n'umwe zizatuma ahunga kuko n'ubundi zabagize ingwate ku bushake. Ubwo rero utabibona si uwanjye, cyo korangwa agapfa kaburiwe n'impongo, turabwira uwumva yumve. Kandi umwana nyagupfa nta ngo ubwo ujya gupfa nta n'umutangira. Gusa nibabarijwe n'abari muri za gereza cya Gihome cyabo, bicirwamo urubozo, bakicwa n'inzara, bakicwa n'akaga kose gashoboka. Ubwo rero sinzi uko bizagenda nyine, n'ubundi ni kagahu kazaba kabonye umunyutsi. Murakoze, tugire ikiganiro cyiza. Urakoze Madame Marie Jeanne Rutayisire, reka duhe umwanya na Honorable Brigitte nawe asuhuze abadukurikiye. Brigitte, ntabwo biri kugukundira kuva kuri mute? Gerageza wowe urebe ko wamukuraho. Nibyo ndi kugerageza. Murakoze bwana Munyankindi, ndabasuhuje kandi mbashimiye kuba mwateguye iki kiganiro kuri nanze kubaho ntariho.
niba kirimo guhita no kwa Mwemayire Felicite nabo birakureba. Abakurikiye amashene mwese ndabasuhuje, nsuhuje madamu Ministre d'Etat Felicite Mwemayire, nsuhuje madamu Rutayisire, nsuhuje na Queen Linda, abandi bose bari muri chat ndabasuhuje kandi nsuhuje abazakurikira iki kiganiro. Ministre d'Etat yasuhuje Sankara, nanjye aho ari ndatekereza ndimo ndibaza ahantu ari nawe aho ari hose umuntu yamusuhuza, ariko twibaza n'ahantu Christopher aherereye Kayumba, nawe nta makuru ye kuva yava muri prison. Abari muri gereza bose nibakomere turabasuhuje. Ngiye nkuko ngunze kubivuga, abantu bari muri gereza bakomeje kutindamo kubera ko twiyicariye, kubera ko tubirebesha amaso tukicecekera. Wa mugani wa madamu Rutayisire tukaba twumva hari abafite aho tubageze bashyitse badatekereza abandi, barebera gusa, bakirebera ngo bakabikunda, ngo bakareba, ngo bagakunda bari kuvuga, bikarangirira aho ngaho. Mu ndirimbo ya Masabo hari aho yavuze ati tugeze aho kwibaza ariko tukanashaka n'ibisubizo. Banyarwandakazi, dushakisha ibisubizo, tureke gukomeza kurebera kubera ko abanyarwanda bagiri mu kaga gakomeye. Abemeye gukomeza kubibofobagane, abo ngabo rwose tukaba dukwiye kubatera umugongo, ntabwo dukomereza kurebera ibifobagane. Nimuhaguruke dushaka ibisubizo by'ibibazo byacu, tuva n'abanyarwanda ku ngoyi. Murakoze. Urakoze Honorable Brigitte. Reka rero dufate umwanya noneho twinjire mu kiganiro cyacu. Banyarwandakazi, inshuti mudukurikiye, nk'uko mwabibonye ku nsanganyamatsiko y'ikiganiro handitseho ngo RDFM23 na FARDC cyangwa RDC bihinduye isura. Ibintu byahinduye isura rero, byahinduye isura bite? Nuko mwabonye ko nko ku ifoto twashyizeho hariya uwari umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Iburasirazuba zari zaraje muri Kongo gufasha Kongo kugarura amahoro, akaba agize gutya areguye. Ikiganiro twagiteguye twamaze kubona amakuru y'uko yeguye, twari tutarabona ko yasimbuwe. Icyakora andi makuru twaje kubona nyuma nuko yahise asimburwa. Uyu mugaba mukuru rero w'ingabo akaba ari Generali Jeff Nyaga, akaba ari umunyakenya. Kenya ikaba ariyo yahawe inkoni y'ubushumba mu kuyobora izi ngabo za East Africa Regional Force. Hanyuma tukaba twabonye ko yatanze imihoho cyangwa yeguye. Impamvu yeguye nizo tugiye kuza kuganiraho. Ibyo ari byo byose ntabwo tuzi icyabimuteye, ariko hafite ibyo yanditse. Ndakeka ko kino kiganiro tugiye gukora ntabwo turaza kumutekerereza cyangwa se ngo bigende gute. Turarebera hamwe, turakora komanteri ku kuyegura ry'uyu mujenerali. Buri wese afite uko yabyakiriye, afite n'uko ari kubibona. Turaje rero tubikoreho komanteri, hanyuma tubabwire icyo tubitekerezaho. Noneho turaza no gufata umwanzuro tuvuga tuti amaherezo ni ayahe, ibintu biri kwerekera hehe, uko bitangiye bihindura isura nk'uko twabyise, birimo byerekeza hehe. Uyu rero Generali Jeff Nyaga tukaba twabonye ko yasimbuwe n'undi witwa ngo niba ari Muturu Cyugu. Ubwo rero nta Nyaga nta Cyugu, ubwo sinzi uko turaza kubivugaho. Nyaga niba ni Nyagahene na Cyugu bari gusimburana, ntabwo tuzi igishyashya bazanye. Turaje tubirebere hamwe rero. Mwihangane gatoya mbagezeho iyi baruwa y'ubwegure bwa Generali Nyaga cyangwa Nyagahene, kuko nabonye izina rye bashobora kuba batararyujuje. Ubwo nge naryujuje Nyagahene Jeff. Reka nze mbazanire iyo baruwa yiwe y'ubwegure bwiwe, namwe muyirebe hanyuma tuyisomere hamwe. Sinzi niba birasaba ko tuyisoma, ariko ndagira ngo nyibereke, hanyuma nimara kuyibereka
turasaba madamu Felicite Mwemayire atunyuriremo muri makeya ibiri muri iyi baruwa. Ndakeka ko yayisomye kuko kuyisoma ariko nabyo ntacyo byaba bitwaye. Reka tuyisome twihuta. Yanditse mu Cyongereza, ubwo rero madamu Felicite Mwemayire araza kudushyirira mu Kinyarwanda, hanyuma noneho dutangire tuyiganiraho. Ikaba itangira hejuru ku mutwe wayo bashyizeho ngo East EAC Secretary General, Force Commander, East Africa Community Regional Force, DRC exit from mission. 1. The Force Commander of the East Africa Community Regional Forces, EACRF, present my compliment to you, the Honorable Secretary General of the East Africa Community, EAC, and have the pleasure to inform you of my exit from the mission area due to an aggravated threats to my safety and a systematic plan to frustrate efforts of the EACRF. Honorable Secretary General, as you are aware, there was an attempt to intimidate my security at my former residence by deploying foreign military contractors, mercenaries, who placed the monitoring devices through drones and conducted physical surveillance of my residence in early January 2023, forcing me to relocate. Honorable Secretary General, there has also been a well-orchestrated and financed negative media campaigns targeted at my personality and direct written false accusations of EACRF's conferences on the handling of the M23 groups. See attached letters. This is further enhanced by the current push by the government of DRC to have the FC rotated every 3 months, which was not envisioned in the current mandate. Additionally, the recent suspension of the EACRF Facebook account is an indication of possible sabotage of the regional forces' efforts. This is equally compounded by the government of DRC failure to pay administrative costs, including forces, headquarters, officers, staff, officers, accommodation, electricity, as well as salaries for civilian staff, as per Article 9C and D of the Statutes of Forces Agreement, SOFA. Honorable Secretary General, it is with this in mind and further assessment that I have come to the conclusion that my security as the force commander is not granted within the operation area. Further, the ongoing frustration has rendered my mission untenable, hence the precautionary decision to exit the mission area. Honorable Secretary General,
I express my profound gratitude to the EAC, heads of states, your secretariat, and the chiefs of the defense forces staff for the support accorded to me during the period of my leadership as the force commander EACRF, Nyaga Major General Force Commander. Muranyihanganira kubera ko mbisomye mu cyongereza cyanjye, yenda ashobora kuba ntabisomye neza ariko ndakeka ko byumvikanye. Ndagira ngo rero nk'umwanya Ministre d'Etat Félicité Mwemayire adushyirire muri makeya mu Kinyarwanda icyo iyi baruwa yo kwegura kwa General Nyaga uyobora East Africa Regional Forces ivuga muri makeya, hanyuma tuze tubiganiraho. Madame Félicité, umwanya n'uwawe. Tarisisi urakoze. Iyi baruwa nayibonye kare, mbonye ko ariyo wanateguyeho ikiganiro, fata umwanya ndayitaraduiza nyandika. Rero ngiye kubasomera uko nayumvise muri make. Aho force commander ndatangiye ari gusobanura ko agomba kuva muri area bamuhayemo mission kubera threat kuri safety. Threat ni threat ndavuga ko ari kira n'ukugambana n'iterabwoba. No, threat ni iterabwoba ku buzima bwe. Okay. Ngo kubera imbaraga bari gukoresha gutesha umutwe EAC Region Force, EAC Region Force. Akomeza abwira Secretary General ko bashatse gukangara security team ye naho yaratuye bakoresheje abasirikare bishyurwa nk'umutwe w'igitero. Abo basirikare bakoresheje ibyuma byumviriza iwe mu rugo n'ibindi bifata amavideo biguruka, izo ni za drone. Ibi bikaba byarabaye muri January 2023. Kubera izo mpamvu akaba yarimutse. Akomeza avuga ko hari abamuvuga nabi, ibintu bibi, bakamushinja ibyaha atakoze, ariko ko bo ari abantu, akavuga ko ari abantu bishyurwa, avuga ko bamushinja kutarwanya M23. Bikaba bishyigikiwe na RDC ishaka ko FC sinzi icyo bivuga, ihindurwa buri mezi 3 nubwo atari ko babiteganyije. Kandi ko kubera Facebook account ya EAC Region Force yafunzwe, bishobora gusobanura ko bari kugerageza guhutaza imikorere yabo mu karere. Bakaba bashyigikiwe na RDC itishyura aho bakorera, ntiyishyure abakozi babo b'abasivile bayikorera, harimo amazu yabo, umuriro nk'uko byateganyijwe muri article ya 9 C no muri D ndibaza yes yo muri statute of force agreement so far. Yeah, okay. Abwira Secretary General ko ibi byose byamuteye kutizera ko ari safe muri operation area agace bamushinze. Hiyongeraho ko itesha mutwe rikomeje ryamuteye kutizera ko azuzuza inshingano yahawe, byamuteye gufata icyemezo cyo kwirinda akavuyo. Mission muri mission nyine aho yaratuye. Arangiza ashima Secretary General n'abakuriye EAC n'abakozi babo bamuhaye support mu gihe amaze ayobora. Ndumva ruko muri makeya nagerageje kunyuramo, ntabwo byoroshye gutranslate ijambo kurindi, ariko ibaruwa muri make nibyo yavugaga.
urakoze Felicite Mayiro, urakoze kudusobanurira kuri ibyo ngibyo. Iriya FC nshobora kuba yenda nacishiriza nkavuga ko yenda nkaba navuga yenda ko byaba bivuga se force commander yenda niba ntibeshye hano hari aho isobanuka ni status of force agreement. Okay, hari aho rero wasomye ngo FC, nkeka ko ari nk'umuyobozi basabye ko yajya asimburwa mu mezi 3 ngo bidateganyijwe, nubwo batabisobanuye neza, ariko ubwo nibyo ntekereje nkurikije uko inyuguti bazanditse. Reka rero twinjire mu kiganiro bavandimwe, murabyiyumviye iyi baruwa isaba itanga imihoho ya Generali Jeff Nyaga. Twaganiriye mu minsi ishize tubabwira ko yari yatanze ikiganiro mbwirwaruhame ubwo yemezaga ko ibintu byose bigenda neza, ubwo yanabwiraga abanyamakuru bamuhataga ibibazo, akababwira ko bari kumwereka ko afite ibintu by'ubugambanyi no kuba ari gukorana n'umutwe wa M23. Hanyuma bikarangira babwiye ati nibiba ngombwa ko n'amaraso yanjye nyamena, ati ngewe n'unyungirije, ati tuzabikora, atariko amahoro agaruke hano muri Kongo. Bitaciyemo nk'iminsi 3 abareguye, ubu rero tukaba turimo tubyibazaho nyine. Niyo mpamvu tuvuga tuti bihinduye isura gute. Umuntu ari kutwemerera ko ibintu bimeze neza, ko ingabo ze ziri mu kazi kazo, ko M23 yavuye aho yari iri, hanyuma akanavuga ati niba ngombwa n'amaraso yanjye nzayamena niba hari icyo mubona ntari gukora, ati nemeye no kumena amaraso yanjye kugira ngo byanze bikunze amahoro agaruke hano muri Kongo. Ariko si ibyo byonyine gusa, nuko twabonye ko nyuma yaho hari n'amagambo yavuzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cya Kenya, yemeza ko ziriya ngabo za Kenya zitazava hariya ngo hatabaye ibiganiro bituma ikibazo kirangira mu mahoro, ndetse akavuga ati nta nubwo twagiye kurwana na M23. None tukaba tubonye uyu muyobozi areguye, ndetse hari impamvu yatanze mwazumvise, ntabwo ndazisubiramo impamvu ze, niba zumvikana niba zitumvikana. Ndagira ngo mbasabe ikiganiro tugiye gukora, ntabwo mbabaza ngo hari ibibazo byinshi mbabaza, ni komanteri zanyu kuri iyi baruwa, komanteri zanyu kuri iyi myitwarire y'umujenerali weguye ndetse agahita anasimbuzwa nyuma y'ibibazo twaye dufite byavugwaga muri uriya mutwe. Mbese komanteri zanyu ni izihe? Reka duhere kwa Madamu Marie Jeanne Rutayisire, atubwire uko we komanteri yatanga cyangwa ubusesenguzi bwe kuri iyi baruwa. Murakoze Tarisisi. Yewe ntabwo ngewe nabaye nk'ugira confusion, kubera ko urabona niwe wari uyihagarariye, none yanditse yegura, kandi ejo bundi yivugiraga ko ngo uko byagenda kose ntaho azajya, sibyo? Hari iminsi ishize, hari icyumweru gishize avuze ibyo, kandi noneho ahita anasimbura. Hagati yo kwegura, njye nicyo kibazo nagize. Ibarwa ni ejo 27 bahise bamusimbuza undi. Aho hantu buri wese ntabwo yakwibaza akavuga ati ariko se hari umuntu watekereje akandika ibarwa? Ntekereza ko mu gihe cyo kugera ku babishinzwe ngo bafate icyemezo hahise hajyaho n'undi. Simbizi, ubwo namwe muraza kugira icyo musubiza. Njya tuganagize confusion, navuze ngo hari imikino twebwe hari tutametiriza, hari ibintu byo ku rundi rwego. Nicyo mbona we rero, kubera ko yari amaze gushyirwa mu majwi, murabona uko yagiye abyiyandikira, yari kwakiza Kongo mu by'ukuri, leta ya Kongo. Ariko sinzi manda bari bahawe harya niyo guhagarara hagati ya ziriya ngabo zose, niyo ngo kufata ubutaka ntuza M23 RPF ivuyeho, hanyuma bakaguma kuri iyo ntuza. None wareguye kandi ngo yabaga ari menasi, kandi bamumenasaga ku bwanjye ni Kongo.
kandi Kongo niyo yavogerewe yabujijwe umutekano mu by'ukuri ubundi ngewe ku bwanjye numvaga bari bashinzwe kuza kugarura amahoro nicyo ubundi babivuga ariko biragaragara ko atari yo misiyo ngewe bafite mu nyandiko ibyanditse n'ibikorwa ntabwo ari byo ubwo rero hagati aho ndabona icyo mbona ku bwanjye ndabona hagiye kubaho ibibazo biturenze hagiye kuba isibaniro tubitege amaso namwe mugire icyo mubivugaho ariko ngiye mfite ikibazo gikomeye cy'umuntu weguye ejo ku bibazo bimaze igihe ejo bundi yatwibwiriraga ko ntaho azajya agahita asimburwa ubwo dushake agakino kari hagati aho ngaho abakurikiranira hafi cyangwa abafite ubushishozi ubusesenguzi buri plus develope babitubwira ariko ngewe ku bwanjye nta magambo menshi nabivugaho hari imikino ikomeye ya politike mu rwego ruturenze tutametriza ahubwo ngo bidusaba gucana ku maso tukabireba murakoze urakoze madamu Marie Jeanne kuri ubwo busesenguzi bwawe reka dusubire kwa Ministre d'Etat Felicien Mwemayire wafashe umwanya uhagije wo gusoma iriya baruwa ndetse hari n'andi makuru yaje ayikurikiye nk'uko nabibabwiye ko uyu General Nyagahene ahise asimburwa agasimburwa na General Cyugu ubwo rero nawe ntimubiseke niko byanditse ni izina rye ahubwo numvise ari Cyugu hariho n'ikindi kintu subiramo iryo zina numve niba nibuka ikintu ikindi ni Cyugu ariko kiriho n'ikindi kintu usoma gato iryo zina twumva ntabwo ndifite hano hafi sinzi niba ari Muturu niba hinde reka nze ndibasomere niba hano rifite hafi yari dusomera ariko utubwire nawe rwose ayo makuru wabonye icyo yatekerezaho komantere yawe utanga ni iyihe kuri iyi nkuru mu gihe Marie Jeanne aginshakira iryo zina kuko numvise Cyugu hagerekaho niba ari n'ikindi kintu kimeze nka numvise byitsa n'ikijya kwitiranwa n'igikeri kusama ukuntu numvise hari ikindi kintu hari Cyugu n'ikindi kintu ntazi nuribona urisome kuko ngiye ndumva numvisemo ahubwo ari Icyugu kigerekeranyije ndumva nanaribonye no mu gifaransa mais bon reka nze mbishake ntacyo ngewe wa mugani kugira ngo asezere kandi n'umusimbura yicaye aho ushobora kuvuga ko yegujwe byabonerwa ibisobanuro kuko ntabwo yaba yavuyeho uyu munsi ngo n'uyu munsi habe habonetse n'umusimbura nkaho bari biteguye doko yegujwe icyo ni kimwe icya kabiri Kenya yavuze ko itazava hariya umugaba mukuru w'ingabo n'umugaba mukuru w'ingabo za Kenya sinzi umuntu watangaje ko Ministre des Affaires ngo inde Ministre des Affaires étrangères wabubanye n'amahanga yemeza ko batazahava rya zina bashakaga ngo yitwa Alfaxar Muturi Cyugu Mutubu Cyugu nayo numvisemo ibikeruko Muturi Kiyugu ala ni Kiyugu Mutubu Cyugu nyine Mutubu Cyugu Muturi Muturi nta Mutubu n'ibintu ameza karagaciyemo ntibigaragare nko kwibasira amazina y'abanyamahanga ariko buriya nabo iyo babonye ayacu nabo bafite ibyo bayasanisha nabyo nta bumuntu bwe tuba tumwambuye rero njye nibaza ko bamweguje ahubwo umuntu agasigara yibaza impamvu bamweguje iyo ariyo gusa tugiye tureba mu byagiye biba ntago Kongo iyobewe icyo yakoraga hariya cyangwa se n'icyo yamupreventinze gukora icyo yamubujije kugeraho ariko barinda kujya kumushyiraho izo ngenza nuko hari icyo babonaga kidasanzwe cyangwa batifuza arimo gutemputinga gukora ntago bari kujya kumugendaho gutyo ntacyo agaragaza ariko kandi ni ibintu byagaragaraga rwose kenshi twagiye tubivuga yenda tukabiburira ibisobanuro tuvuga tuti uyu muntu afitanye ubumwe budasanzwe na M23 cyangwa se RDF rero ubwo Kongo nayo yarabirebye ntabwo ari abana
baragambaniwe bihagije ku buryo abagambana isura y'abagambana ubu ntabwo bakiyoberwa. Ibyo rero hari impamvu nyinshi zatuma bamweguza. Mbere na mbere ibintu barimo gukora si byo byabajyanye hariya. Akazi nabonye ngiye bakora ni aka MONUSCO kandi nayo irahibereye, ahubwo yo ntikivugwa havugwabo. Ikindi sinibuka cyangwa se yenda sinanabizi neza nimba mu masezerano yabajyanye hariya harimo ngo kwakira ubutaka cyangwa gusigara ku butaka RDF izajya igenda ivaho. Ikindi gisobanuro gishobora kugira ni ukuvuga ngo FRDC irimo kugenda isubirana ubutaka bwaho RDF yari ifite, kandi RDF nayo yadekaraye ko niba hasubira FRDC nihasubira bazarwana. Hagati aho umuntu wese yakwibaza ati FRDC na RDF bizarwana, EAC yagiye hehe? Izaba ihagaze hehe muri iyo mirwano? Izahagarara hagati bose abariyo bajya barasa? Izigirirayo bakocorane? Bizagenda gute? Ubwo rero hari ibibazo byinshi umuntu ashobora kwibaza, ariko nibaza ko kweguzwa kwe, kuko ibyo umuntu ashatse yabyemeza, kweguzwa kwe gufitanye isano no gukomera no gutangira kuri starting, kongera gutangira kw'iyi mirwano tubona isa nigerereye hafi. Kuko mu ibaruwa yanditse mbanza hari nta kavuzeho, hari aho yabwiye secrétaire général ko bimwe mu byo yavugaga ngo babireba ku ibaruwa y'umugereka. Iriya baruwa ntabwo yari yonyine, yari ifite indi y'umugereka. Banza sinzi ubwo hari ukuntu akona agasimbutse, ariko nako nakabonye. Ubwo rero ikigiye gukurikiraho buriya gishobora kuba ariyo mpamvu yo guhindura umuyobozi, kubera ko n'ubundi inshingano cyangwa imirimo irasa n'ihindutse. Murakoze. Urakoze Ministre d'Etat Felicien Mayire. Naje gukurikirana mu makuru kugira ngo ndebe muri Kenya uko byitwaye, nza gusanga ko bikurikiranye no kuba yahashyizweho undi mugaba mukuru w'ingabo, Perezida wa Kenya William Ruto. Ubwo se sinumva ngo bashyizeho babiri. Yabikoze kumusimbuza, akaba yabanje gukora ivugururwa mu ngabo ziwe, agahindura komandoma y'ingabo ziwe. Sinzi niba bwari uburyo yenda bashatse kugira ngo bajisifiye irisimburwa ry'uyu mujenerali, ariko iyo bigeze kuba yanditse ibaruwa yo kwegura ndetse agatanga n'impungenge yari afite mu kazi kiwe, bihita bigaragara ko iramutse ari umukino bashatse gukina waba bapfanye, kuko nabonye ko General Jeff Nyaga yavuye hariya ahita ahabwa akandi kazi ko kujya kuyobora ingabo mu kindi gice cy'uburengerazuba bwa Kenya, ndetse hakahindurwa n'abandi bayobozi b'ingabo. Ubwo rero ndumva ahangaha bakibeshyeho bagakina agakino nabi, kuko ntabwo byari kujyana n'iyi baruwa yo kwegura ifite ibisobanuro bimeze gutya. Ndagira ngo ngane kwa Queen Linda, ariko Queen Linda we hari ibyo duhuriraho, yenda ne kumwinfluence, ariko yenda ndabitangaho niyumva bijyanye, ubwo nawe aragiye cyabivugaho. Hari inkuru yo muri Bibiliya mu gitabo cyo kubara ibice 22 umurongo wa 18, cyangwa se icyo gice cyose ugisomye, hari inkuru y'umwami wa Mowabu wita Barake, watumije Baramu kugira ngo aze kuvuma ubwoko bw'Abayisiraheli igihe yababonaga ari benshi bavuye muri Egiputa, avuga ati abantu ntabwo tuzaba abana hano, bazatugirira nabi. Hanyuma mu gihe Baramu yari mu nzira, Imana yabanje kumubuza kujyayo, ariko bakomeje kumushyiraho igitutu. Imana yavuga ati genda, ariko ibyo nzakubwira uzabyubahiriza. Aza gufata inzira rero, yuriye indogobe yiwe, ayishyizeho ibyangombwa, agiye kureba umwami Barake. Ageze mu nzira, Imana ngo iza gushyira umumarayika ufite inkota mu nzira yagombaga kunyuramo. Aramubwira ati nuramo kunyuza ahangaha ndakwica. Ariko Baramu ntabwo wa mumarayika wari ufite inkota ntabwo yamubonaga. Indogobe yo yari imuhetse niyo yaje yabonaga uwo mumarayika.
noneho yayihinda ayibwira ati genda, indogobe ikanga kugenda ikavuga ati ndanyura hehe kuko yari ifite ibyo yari kubona watabonaga. Hanyuma rero yarayikubise, ayikubita inshuro zigeze kuri 3. Ku nshuro ya 3 nibwo indogobe yamubajije ati unkubitiye iki. Hanyuma mu gihe indogobe yari iri kubaza Balamu, ubwo nyine n'Imana yari yivugishije, noneho ngo Imana ihumura amaso ya Balamu, ihita noneho imwereka wa mumarayika wari utegereje hahandi washakaga kuba yakwica ya ndogobe cyangwa akayicana na shebuja. Imuhumura amaso arayibona. Noneho Imana iramubaza iti rese iriya ndogobe buriya koko wari uyikubitiye iki? Ntabwo nari nakubwiye ko wubahiriza ibyo nkubwiye. Nuko Balamu we nta kubera ko atayibonaga nyine yabaye nk'usaba imbabazi ati ntabwo nabibonaga, ati niba ari wowe wambuzaga kugenda ndabyumvise, atariko ntabwo nabikoze ku bushake bwanjye. Nkaba rero ngira ngo Queen Linda urebye Jeff Nyaga ariyerekana umutekano we, akerekana ukuntu umutekano we ngo hari abamisiyoneri bamutera ubwoba, akerekana ko abamisiyoneri ngo nubwo atavuga wabashyizeho, ariko akerekana ko abamisiyoneri ngo bashyizeho na drone ku buryo ngo yatewe ubwoba naho yagiye gushyira icyicaro cyiwe, hanyuma akabona ko byabaye ngombwa ko anahimuka akajya kureba ahandi. Aho ntabwo yaba nawe yaba yarabonye uyu mumarayika ufite inkota akavuga ati ibintu ntabwo byoroshye, ntabwo ari gukora influence, ariko urugerageze nawe utange commentaire yawe kuri iyi nkuru ugendeye kubyo wumvise, nenda n'aka gatekerezo yenda haraho byahurira. Ijambo ni ryawe. Urakoze cyane Papa Tarisise, wagira ngo ubu wari uri mu mutima wanjye. Mu by'ukuri ngiye mbyumvise n'icyatsi ndahamiriza, ndapfukama ndasenga, urumva, ndasenga ndavuga ni Imana urakoze. Abantu turatandukanye, kuri gihe nari nishimye, urumva, ariko n'ubundi ndacyishimye, n'ubundi ndacyishimye kuko ibintu Imana iri kudukorera muri kino gihe, urumva. Icyo nyikundira nuko tuyizera kandi tukanayubaha kandi tukanayishyira imbere muri ibi byose turi gukora niwe, urumva. So rero igomba kubidukorera idashidikanya, ikagenda ibidukorera tape par etape, ibyo tutatekereje ikadusurprising, surprise. Imana iri kugenda surprising. So ntagiye kureba Papa Tarisise cyangwa se n'undi wese uri kutwumva kuri ino si hose, urumva. Ngewe kuri ngewe nkarinda abantu bashatse kugira ngo bafate ubuhanuzi bw'abakozi b'Imana, nubwo babyitindagu, bashaka kuntu bakoresha uko bashoboye kugira ngo babusubize inyuma, ariko ntabwo wowe urinde kugira ngo ube wafata inuze ikintu cyavuye mu kanwa k'Imana ugipfunyapunye, ukoresha uko ushoboye kugira ngo gisubireyo. Ntabwo bishoboka. Rero Imana yakoresheje ikintu ngiye mbona ishaka gukora hano hantu, nuko ishaka ko ubuhanuzi bwayo busohoka, urumva. Yashaka ko ibyo yavuze yagiye ivugira mu bantu kera n'ibi bintu bitaraza busohoka. Muri twese ko turi hano muzi yuko uriya mu generali wavuyeho, muzi yuko mu by'ukuri icyo cyari cyaramuzanye nta kintu na kimwe cyari cyaramuzanye muri Kongo, urumva. Turabizi, ndetse ahubwo numvaga ahubwo mfite n'ikintu cyagenda kikamutumura nkamuhuha gutya akava hariya, numvaga nkifite byashoboka nabikora, urumva. So muri twese muzi yuko uriya murundi yaba ari n'abakongomani yaba ari natwe twamwinubiraga, urumva. Ubwo twamwinubiraga niko n'ijuru ryamwinubiraga, urumva, kuko ntago ariyo misiyo yaje. Yarashyekewe ajya mu bihugu bitandukanye, ayigira danze, ayigira general ukaze, aravuga ati noneho ati donc bari ibyari bahuye n'umuriro w'Imana. Kuri giye mbona ari umuriro w'Imana bahuye nabo, kandi nuri musimbuye mu by'ukuri nawe ari buze guhura nawo, kuko nta Imana iri gushaka kugira ngo atagira ikintu kiza kuyibangamira muri biriya bintu, urumva. Ikora akazi kayo yitonze, nta kintu kiyibangamiye. Rero abo bose bashaka kubangamira, irahagurutse ikintu icyo ari cyo cyose iragikoresha. Baraza bivanaho nta muntu bavanyeho, barajya bikuraho nta muntu bakuyeho, urumva. So kuri jewe nabyishimiye, ndazi yuko turira n'abakongomani bararira, ntago babashaka bari abantu, ahubwo navuga ngo ibintu Imana itweretse, aka ni akantu gato itweretse, kuko ibigiye kuza imbere nibyo bibi. Ngende ndashaka kugira ngo ngire inama abanyarwanda, ufite uko ahunga yihungire. Ndakurahiye duraho ndanga
ufite ukuntu yakwivira muri kiriya gihugu nahabi nahagende hakiri kare naho ubundi urabona zirangabo za East Africa tumi nkagiye irinde ukuntu nabibonaga nizo zashyiragaho bariyeri ni nkaho arizo zakaraga kugira ngo Kongo irarakara abasirikare ba Kongo bararakara bararakara rwose baba barageze mu Rwanda kera cyane rwose ngo M23 ngo ni danse ngurarwana sinzi n'ahantu nabyumvise mu kinyamakuru cyabo hariya ngo ahubwo ngo hagiye kuba intambara ikomeye ngo M23 ngo izarukigirikisha sarwiri ahubwo turi no gusenga ahubwo kuri gende no gusenga ku mutima ngo nuriye bakizeho bamwirukana ahubwo ndibuze kubyutsa turibuze kubyutsa bakongora benshi cyane urumva benshi cyane bazirangegera ziri kwirata zira ntore zinaragura amayugi byabateye ubwoba nabo bikanze nuko mutumbizi byabateye ubwoba bapapti banyaye mu makabutura urumva babuze aho bakwirikora bavuga ati noneho zasoko izaruhukira ngati noneho rwose noneho faridese ntaga ikibyina ndomboro noneho ribuze kuruhukira ngana bazarendo nabaki ati bararuhukira ngana no turajya urumva nabo bagize ubwoba badagazwe ariko mu bwoba muri ubwo bwoba bagashaka kugira ngo bashyiraho itera bwoba urumva kumukubita imbwa ukubita imbwa ukanga imbwa mu by'ukuri nawe uba ufite ubwoba wayikanga nayo ikikanga ukagira ngo hari imbaraga ikurusha kandi mu by'ukuri ugira ngo urebe ko yakuvira mu nzira ngo wihitire urumva so nge uno munsi numiwe kandi uno munsi nabyutse nshimira Imana mwabantu mwe mu nyumba hirya no hino nagira ngo mbabwire ko kira ni igisubizo ndetse n'uriya bongeyeho bakizeho nawe ari kandi nawe niba nose we nukuva ko ntabwo bagira nose we ninde kugira ngo abe yasimbura uriya we ntago ari umuntu naremwe muri robo ku buryo we tateye ubwo bwo urumva none se icyabajyanye ntago ari cyo bagiye gukora ahubwo noneho bahuye n'umuntu n'abantu bababwira ati ibyo kandi babibabwiye kuva kera barabateguje nimba mudakoze ibyabazanye mu by'ukuri ntabwo baje kuba MONUSCO hariya ntabwo baje kuba gucunga umutekano hariya icyo baje kurwana urumva nicyo twebwe twari tuzi twese n'abakongomani n'ibyo bari bazi ko baje kurwana baje kwirukana imitwe yose iri muri Kongo baje kurwana na M23 ariko baraje bariyicarira bayihinzira iradendeza icukura amabuye nuko kuri jewe n'ibisambo bose n'ibisambo n'abari aba East Africa bari abasirikare bose baje guha umwanya kugira ngo bacukure za diama bacukure za zahabu none barujuje barahambire ngo barataha nibagende ntabwo twabashakaga nibagende rwose so rero nagiye kure nyirangiza nukuvuga ngo papa Tarsisi n'abantu mwese mu nyumba nukuvuga ngo this time ibara zirangabo za East Africa nuko iyo nakantu kagakingirizo urabona kuntu inkotanyi zateye mu Rwanda maze bamara kwica Habyarimana bagahita bashyiraho akantu k'agakingirizo kuri mu perezida wagiyeho uriya nawe donc exactly niko bigenze bashyizeho kubera ko ntabwo bahari gusigara iyo hasigara vide hari kuba desordre urumva hari guhita haba desordre bashyizeho nk'akantu ko kugira ngo bakarime ariko biri nuriya nawe hari bugende ndakurahiye ari bugende kubera ko urugamba rugomba kurangiza byihuse no mwaka rugomba kurangira Imana igomba kururangiza abapfa bagapfa bakira bagakira kandi rurangirira ikishi mu Rwanda ntandi urumva so baraba inzirangabo za East Africa nizimara kugenda bakoresheje uko bashoboye kubera ko abakongore bari barakaye bavuga yuko bwose bagiye guhita bagenda n'inkotanyi zanabaze intuzi ntoragura amabuye nazo zagize uko bazizi yuko intuzi z'abasirikare bari buze kuruhukira hariya urumva bari buze kuruhukira mu Kigali bazi ko intambara igiye gukara kandi igiye gukara mu by'ukuri nubwo yasubiraga inyuma niba ari abasirikare ba East Africa nibo batumaga yikarime igasubira inyuma ho gatoya iyo bataza kuba bahari intambara iba yaranarangiye kera baba baragiye mu Rwanda bagakora mbese bakarangiza intambara bagakurikira umuntu wabateye mu gihugu cyabo bagakurikira umuntu wabateye mu gihugu cyabo so ngewe nagiye kubera ko tugikomeza buriya nimbona ninze kongera wenda naba nabyibagiye ibyo nari mfite byari byinshi mu by'ukuri igenda abona yuko zirangabo za East Africa niziva hariya nk'uko umushefu wazo agiye n'undi bakaba bamushyizeho ariko nubwo bamushyizeho ni agakingirizo no kugira ngo bize kumera nka wa perezida nyine wapfuye bagashyiraho undi kugira ngo hatasigara icyuho naho ubundi bose bari bugende kandi twanabahaze niwe n'abakongomani babahaze nta kintu baje gukora urumva twese twabahaze nanjye narabahaze so rero ubwo ngubwo nibamara kugenda uraza kureba noneho faridesi iraba libre urumva iraba libre wajya ni bariyeri bayishyiriraho mu gihugu cyayo ntabwo ishobora kugenda ahantu hose ishaka ko watina ari igihugu cyayo barayishyiraho bariyeri kubera so rero icyo nzi cyo nuko bagiye
nibamara kujya aba East Africa bari bugende kandi bidatinze ntago bongera kubaho indi manda bahindura batahindura undi mu generali bari bugende iwabo kandi bagende kubahe na Congo libre ikora akazi kayo irwanya umwanzi wayiteye mu gihugu cyayo niko bimeze urumva nta n'impamvu bakazanye bari abasirikare bazara muri Congo bagomba kureka Congo ikirwariza kandi irarukubita irakora urugamba ruhambaye naho ngaho n'abadangirije. Urakoze Queen Linda, reka tujye kwa Honorable Brigitte. Honorable Brigitte, izi ngabo za East Africa Community zaje hariya zifite manda bita offensive, ni kuvuga manda yo kurwana. Hanyuma murabizi ko hatangiye ari ibiganiro byabereye na Nairobi, M23 igatumirwamo, yagerayo ikarenga ku mategeko igatangira kurasa, kandi bari baratanze amabwiriza yuko abantu bagomba gushyira intwaro hasi bakajya mu biganiro, abatazayoboka iyo nzira hakazashyirwaho ingabo zo kubarwanya bakabambura izo ntwaro ku ngufu. Ingabo ziraje zihawe umuyobozi, zirahageze ntizikoze akazi kazo. None wari uziyoboye ati umutekano wanjye ni mukeya, ese ko yaraje aje kureba gufasha mu gushaka umutekano hariya, none nuwe akaba atawubona, arashaka se kutubwira ko nawe yasanze bafite ibikoresho bisumba ibye akaba yenda atabivuze, cyangwa se kuba bamushimbuje uriya cyugu we yabakoze muri Burende ku buryo umutekano uriya yabuze we azawubona. Wowe ubusesenguzi bwawe ni ubuhe? Murakoze bwana Munyankindi. Ngewe ubusesenguzi bw'imikorere ya ziriya ngabo hariya ngendagira ngo mbabwire ko iriya mishyikirano bagiye bakora na kuriya kugenda gushyiraho iyo miryango ya EAC, ziriya ngabo zifite ukuntu zikoreshwa mu rwego rw'akarere. Nkaba ntekereza ko u Rwanda rufite ukuntu rubyivangamo. Ntabwo nigeze numva hari icyo zigiye gukiza, nk'uko MONUSCO imaze imyaka irenga 20 hari itarigeze ihagarika imirwano, na ziriya ngabo mbona nta bushobozi bundi zifite. Uyu mugabo wasezeye bakaba babonyeho kumusimbura vuba vuba, aya ni amakinamico yo kugira ngo bakomeze bajije. Ngenda abona rukomeza kujijisha abantu, kuheza abantu mu rujijo, gutinza Kongo kuba yafata nk'ibyemezo birebana no gurinda ubusugire bw'igihugu cyayo, bababeshya babatera ikinya ngo hari abantu bagomba kubafasha. Ntabwo ziriya ngabo mbona ari zizafasha Kongo, mbona ari zinjiyemo kugira ngo zifashe umugambi wa kirimbuzi wa kiringi machine n'abampatsi ibihugu kugira ngo bakomeze pura yabo. Nta n'urujijo nge mbibonamo, nta n'ikindi, kuko niba baje kubungabunga umutekano w'igihugu cyatewe, akaba agenda ahamya ibirego ku gihugu kigomba kurindwa ngo nicyo kandi kimuteza umutekano muke, nge ndumva ari ibintu, ni ibintu byo kujijisha, no kujijisha no gukomeza gutinza. Bari mu mugambi wa kirimbuzi. Nge mvuge ko Abanyafurika dufite ibibazo bikomeye cyane, kubona abantu bavuga ngo bashinzwe kurinda umutekano w'ibihugu, bashinzwe gufashanya hagati yabo, ngo ari mu miryango, ni imiryango itafite ikimaze yo gufashanya, babeshya ko bafashanya kandi nta byo gufashanya birimo, nta birimo. Plani ndende bwana Munyankindi, ngewe nk'uko Linda bivuze, ntabwo numva impamvu batagombye guhita aho M23 izo ngabo za FPR zivuye. Ntabwo numva impamvu Kongo itagomba guhita ihafata ikarinda abaturage bayo aho ngaho, ku buryo bagomba kuzana abantu mu bindi bihugu ngo baze babarinde. Ndumva Ministre d'Etat wigeze kuvuga ko ziriya ngabo ziraje muri Kongo, kwinjiramo biroroshye ariko kuzasohokamo bizaba urundi rubanza. Baragundiriye kubera ko bafite ikintu bashaka muri kariya karere, bafashijwe n'ibyo bihugu bikomeye, bafashijwe na kiringi machine igomba kuguma kwizima, itagomba kugaragaza ko M23 igizwe n'Abanyarwanda koko. N'Abanyarwanda bayigize, nta munyekongo urimo, uretse bariya bagurira bakajya kuvuga amatagaragasi, naho ubundi ni Abanyarwanda batera Kongo. Kandi umuvugizi wa M23 yarabyivugiye ko bo ikibazo no butaka bagomba
kugaruza muri kariya gace ubwo butaka bafite icyo babushakamo. Ntabwo ari intambara y'amoko, si intambara yo gukiza abaturage, si intambara y'iki. Kongo ngendagira mvuge ko igomba gushikama, igashikama ikareba ibihatse iri kinamico abo basirikare ba EAC barimo, ibihatse ikinamico abo bakuru b'ibihugu bigize EAC barimo, iriya turune David Kagame amaze iminsi akorera muri turiya duce, bagomba nabo kureba icyo bihatse n'ibyo ajya gusabayo. Ni ikibazo gikomeye, bwana Munyankindi, bikomeje kubura ijisho kuri njyewe. Urakoze. Madamu Festemwe Mayire, wari ufite icyo washaka kongeraho ko washyize urutoki hejuru? Yego, hari icyo nshaka kongeraho. Manda bimwe cyangwa birimo kugorana ko yakongera guhabwa East African Community Region Force, nta kintu mubona ishobora kuba bipfana no guhindura umuyobozi wayo. Ngenda abona bashobora kuba kubongerera manda ari ntacyo barimo gukora byagoranye, noneho yenda bakabihirikira kuri Nyaga ko ari we wanze kubahiriza ibyabajyanyeyo, bakaba bavuze bati okay, reka tuhashyire undi uzubahiriza ibyatuzanyeyo, hanyuma Nyaga natahe ntacyo yamaze, nta kintu amaze, reka tuhashyire undi aze abakorere ibyo mwashakaga. Nyuma y'uko manda ya mbere yarangiye ntibabahindi, kugeza uyu munsi ngira ngo yarangiye ku itariki 5 z'ukwa gatatu, ni 5 cyangwa 6 z'ukwa kabiri. Nta yindi babahaye, kandi impamvu batayibahaye nayo irahari, kandi muri iyo mpamvu Nyaga arimo, sibyo? Nyaga arimo muri iyo mpamvu yatumye batabaha manda ya kabiri. Bityo rero Kenya iravuze iti reka tumubwira aveyo tuhashyira undi turebe ko baduha indi manda. Narabibabwiye ngiye kubisubiramo, abasirikare binjiye hari abantu babona ari ibintu byiza, bazahava Kongo ibizicyuya, izarwana nabo kugira ngo nabo bahave. Hari ahantu ni mu bukire, ni mu mabuye, biriya bihugu byose byari bifitiye n'ishyari u Rwanda rwigiragayo rwonyine, none bo bagiye batumiwe, ntabwo bazahavuza burebe. Ariko mu bitumye bamukuraho harimo n'ikibazo cy'iyi manda irimo kugorana kongezwa, kandi bari abantu bo muri East African bose bakeneye kujyayo, ntago bajyayo ku nyungu za Kongo, baragiye ku nyungu zabo bwite. Niyo mpamvu barimo kurwana no kubona indi manda, bikabatuma banavanaho n'umukuru bagashyiraho uwundi. Buriya ibyaha byose byakozwe na EAC bagiye kubijugunya kuri Nyaga. Niwe wanze gutera, niwe wanze kurwana, niwe wanze gukora ayo masezerano, niwe wakoze ibinyuranye, byose bigiye kujya ku mutwe we, bahashyira undi kugira ngo Kongo ihuma amaso ibahe indi manda. Nako kantu numvaga nungutse nashyiraho. Ubusesenguzi ntabwo ari ihame, buri wese aba afite uko abibona. Ubwo rero nanjye ako numvaga nanjye nagashyiraho mukareba nimba bishobora kugira aho bihurira, nta wamenya. Urakoze rwose. Ni ikintu cyiza ukoze cy'ubusesenguzi, kandi ndumva hari abo mushobora kubihuriraho. Twese turisa nkaho turi kuraguza umutwe, kuko ntabwo twari kumwe, ntabwo turi mu mutwe wa Nyaga wafashe kiriya cyemezo. Ntituzi n'ibyo abari gukora biriya babitekerejeho, ariko dushobora gucishiriza tukavuga tuti hirya ibigaragara shaka ukuri bishushanya, nibyo turimo rwose. Ibyo uvuga birumvikana, ndetse ibyo abatwaye dufite n'umunyamategeko hari ibyo ashobora kuba yadufashamo. Ese ko General Nyaga yandikiye sekretariya ya East Africa Community, none Perezida William Ruto afashe icyemezo cyo gusimbuza uriya mu general, ibyo ntacyo byaba bisobanuye, bura nta makosa yaba arimo. Iyaba twari dufite umunyamategeko usobanukiwe yenda n'ibya East Africa Community, nawe yashobora kuba yatubwira niba uburyo yasimbuwemo bwaba bwemewe. Ikindi ni uko tubona ko ziriya ngabo za Kenya, ingabo za Kenya zikomeje kwigaragaza nkaho arizo zigize East Africa Community,
ibyemezo iyo twumvise ijambo ryavuzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kenya, ukabona ko Kenya iri gufata inshingano z'umuryango wa East Africa Community, ukibaza impamvu ese kuki ibyemezo bitajyanwa mu muryango, ugasanga ko igihugu nka Kenya nicyo cyihaye responsibility y'umuryango wa East Africa Community. Ibi nabyo bifite icyo bihishe. Tuzakomeza tugenda tubikurikirana tunabiganiraho. Reka turebe rero muri komanteri uko abadukurikiye nabo bari kubivugaho, hanyuma tuze tugana ku musozo w'ikiganiro. Ndahera kuri komanteri ya Dismas Kaka, aravuga ati nagende uyu mugambanyi yakoraga iki, nibatahe nabo ubundi abaturage bariye karungu. Peuple bantu igomba kurwana ihenereje kimwe n'abavandimwe babo b'abatutsi b'umutima muzima. Hanyuma abantu buntu akavuga ati iyaba ari umunyabwenge, yaba ari umunyabwenge kuko ubu urugamba tugiye kurwana ni karundura. Numvise yigumuye ku mategeko y'abaperezida ba EAC, aravuga ngo niba abaperezida bacu bari gukorera inyungu za West simbumvira. Sinzi aho yabivugiye ubwo nguyu, afite aho yakuye amakuru. Hanyuma Weraresi Zigama Super ati bikwamanye abagambanyi bashyigikiye agatsiko. Mahoro ati ahubwo ingabo za EAC nizirukanwe kuko nabagambanyi. Rate Samurai ati muraho neza Tarisise, ati ndabona urimo kudutegurira ikiganiro kiryoshye, ngwino duhe breaking news, turi kumwe ku rugamba. Yego urakoze. Reka nihute komanteri nabonye ari nyinshi cyane. Kaborogota Rukumbi wa undi ngo ni dimba hasi pirate, akavuga ati nabasuhuje mwese, ati wewe Felicite na Tarisisa, ati muze kuduha ubusesenguzi bw'iyegura ry'uwo mu generali Chef Nyaga. Yego. Hanyuma Beato wambaye inzobe ati liberata muri chat ni nko ku musoto, ari ku musoto tuvugiraho ibyubaka ndabakunda. Ndeka nihute, ndabona hano ari ikiganiro cy'abari muri chat, turebe ibitekerezo batanze kubyo twaganiriyeho. Mukamusoni liberata ati ariko bavandimwe, ati uyu mu generali ko asa n'umunyarwanda cyangwa umurundi, ati n'amagambo n'ibikorwa yakoze byose yerekanye ko ari inyenzi akigera Kongo. Hanyuma sasa umuntu atabasirikari b'inyenzi benshi babaga South Sudan nibo bagiye muri iriya delegasiyo mu ruhande rwa Sudan y'Epfo. Hanyuma Mukamusoni liberata kongera ati reka mbe naive, ati ndumva Monsieur Rusesabagina yabazi aho Sankara ari, kuki ariko we batamusubije aho bamushimustiye nka we. Ubwo yarari kuvuga kuri cya kibazo cya Mwemayire yibazaga aho Sankara yagiye. Banamboka ati ndabasuhuje mwese basangira ngendo kandi mbifuriza kudacogora kuko turi ku rugamba kandi isaha n'isaha paka twishubije gakondo. Ziriya nyenzi runari ziri gutobatoba intore, namwe muture impyisi. Ihorihoze ati nsuhuje kandi Ministre Mwema, Madame Marie Jeanne, Madame Brigitte Tuyishime, Queen Linda na Bwana Tarisisi Munyanyinda, ati muhorane imigisha n'amahoro bitangwa n'Imana. Urakoze. Mahoro Nyoni nyinshi ati bavandimwe bacu, ati njyewe Nyoni nyinshi ndabashuhuje, mukomere kandi Imana ishobora byose ibaturindire. Urakoze cyane, nawe ikurinde. Hanyuma Mahoro Nyoni nyinshi arongera ati tuyagire Vanessa, ati njyewe Nyoni nyinshi ndagukengurukiye, ikaze mukenyezi mama w'abana. Kovadisi Johannes ati naringize ngo Brigitte agiye kuvuga nka Kagonyori ngo Monsieur President Madame of Tanzania.
n'aba badukurikiye iyo hari igihe umuntu acikwa ibyo ari kuvuga yenda akabivuga uko atabitekereje mutubabarira, hari igihe tunyerera niba yavuze bwana ashaka kuvuga madamu nta bibaho. Auguste Wawa ati Tarisisi ndagira ngo ejo narabivuze mbwira Minisita Mwemayire ko agomba kurindira gato iwacu byahinduye isura. Abana mboka ati beya nakwikirije kandi nta kuryama tutarisubiza gakondo kandi isaha n'isaha, kandi ndibutsa intore kwiga gusoma ikirere amazi atararenga inkombe. Kwibaza bakisubiza ya ndirimbo twatangije niba batayumvise ubwo nakazi kabo. Sasa ubu umuntu ati possibly ko Sankara bari kumukoresha ngo bibwire ko azabashyikiriza muri FRN. Hanyuma kanihute bana mboka ati Mukamusoni Liberata ati sinakwibagiwe kandi ndacyakomeje nkubwira ko mubonamo ubutwari cyane ko twasangiye amateke nakumbati. Yego tuyagire Vanessa ati mahoro nyoni nyinshi ati can't wait ati chat iba yibereyemwo abambaye ubwiza bwa mwuka wera, rero izo nyiyereke uri umubiri kugira nkumenye. Ati uzonyiyereke uri mu mubiri kugira ngo nkumenye. Yego Pokimogo ati ubundi ingabo za East Africa Community ati ko ntacyo zimaze zatashye, ari ukurwana ntizirwana, ari ukurinda abaturage nabyo ntabyo zishoboye. Kari mu muyango atariko se mumbwire uyu Kagame uvuga ko ari mu ruhengeri kandi ari mu ruhango ku ivuko, none ejo asuhuza Suruhu Hasani ngo ni Osama, koko iri kuzagurika ntiribatera isoni koko n'igiswahili cyo ku muhanda. Urakoze Kari mu muyango, nanjye nibutsa abadukurikiye ko ubushize Perezida wa Tanzania aza mu Rwanda uriya mudamu Suruhu Hasani uwo bise Paul Kagame yashatse kuvuga igiswahili kiramunanira, avuga ko atanakizi, asaba Perezida wa Tanzania ngo azabahe ngo abarimu ngo babigishe igiswahili. Nababwiye ko Perezida Paul Kagame yarazi igiswahili, avuga igiswahili sanifu. Yagiye gusura Perezida Magufuli, Perezida Magufuli akiriho, Kagame nawe akiriho, musubire mu rugendo yakoreye muri Tanzania cyangwa urwo Magufuli yakoreye mu Rwanda. Kagame yavuze igiswahili sobanutse neza cyane, azi igiswahili uriya ni umuswahili muri cyane. Ariko ejo uwo bise Kagame yaravuze arapfundikanya igiswahili kidafututse, ageze hagati asaba imbabazi ngo bamureke ngo avuge mu rurimi ngo ashobora kwisobanuramo. Ngaho rero bavandimwe Kari mu muyango urakoze kubyibutsa. Ushobora ute gusobanura ko Makanga wo muri Kenya atazi igiswahili? Sesa ntibishoboka. Bagero babandi bajya bashidikanya, ndizera ko ibindi bimenyetso badusaba ndumva tuzatanga ibimenyetso tukananirwa. Uriya ni Kagame w'igicupuri nkuko twabibabwiye, ntabwo ari Kagame musanzwe muzi, mwarabyiboneye. Kagame azi igiswahili, ntabwo Kagame yananiwe n'igiswahili. Iriya ni inshuro kangahe iki kimenyetso nyibahaye. Urakoze Kari mu muyango, urakoze kubyibutsa. Sasa umuntu ati bonne assimilation Tarisisi ati bishoboka ko ari Nyagahene nka babizima n'abakarahamuheto. Nibyo nabivuze rwose. Uriya muntu bavuze ngo Nyagahe bakibagirwa inyuguti zingahe 3, nge nazishyizeho kuko ndabizi ko ari Nyagahene. Na sasa umuntu kandi arimo arabibona. Bana mboka ati Kari mu muyango ati Kaga David si uguhuzagurika ahubwo nuguhahamuka, yibaza icyo agomba gukora hagati y'amageragere no kwishyira mu kirenge, no kuryishyira mu kirenge. Mukamusoni Liberata ati Sehene Emma ati wanditse yakoze muri beka kubw'inkotanyi hariya mu kiganiro cyashize, siwi ari we yari inkotanyi deja intambara igitangira.
Uwimana Theopista nawe ntabwo twari tumuherutse hano, ndamushuhuje. Ati Vanessa ati kudaheruka kumvugisha kuko ndagukumbuye, nanjye umufite konji mu kanya twaramukanyaho, ati twaramukanyaho gato. Ego Theopista turagushuhuje, wari warabuze nawe, ntabwo ari Vanessa utagusuhuzaga, natwe twari twarakubuze kandi twishimiye kongera kukwakira hano kuri channel zacu. Hanyuma reka twihute, komantere ni nyinshi umunsi munambabarira ntabwo nzisoma zose. Java wa Mungu ati Mukamusoni Liberata ati hari uko wamwumvise se, ati nge uwo numvise bavuga ni undi murumuna we witwa Odette uba USA, we n'umugabo we ngo bari abayoboke ba RNC. Iki kiganiro ntabwo nzaho cyavuye, mu mbabarire, ntabwo ndibuze kugira icyo nkivuga ko ntabwo nagitangiye. Abari kukiganira buriya barakizi. Mahoro Nyoni nyinshi ati uyu Generali Nyaga ni byiza ko yeguye kuko akazi karamunaniye cyangwa se yarananijwe, ikigaragara nuko imirimo ashinzwe byaranze. Hanyuma sasa umuntu ati ingegera z'abanyakenya murebye uko bigaruriye ubuzima komerisiyale mu Rwanda, rwose biraboneka ko bari gushaka gukomereza na Kongo. Hanyuma sasa umuntu akongera ati Kimogo ati Kagonyori yize icyo konjesha utunyobwa, icyo konjesha utunyobwa ku muhanda n'amagi. Utabera kuri bose ati sefu ni kimwe mayire, ati ujye uvuga ikinyarwanda wana. Ako sefu koko umuntu utazi sefu ninde? Oya, uwo nawe aranyiyenza. Sefu ni uri mu mutekano. Ni umutekano, reka tumusobanurire, ntabwo ari bibi kuba yarakizi icyo ngicyo. Uze ko ntabwo azi, so ntazi na by the way na sefu arayizi. Auguste wawe ati Tarisisi muvandimwe ati ubundi umbarize analize zawe ati bajye bazumva, ati Chef Nyaga ubundi abavandimwe batangiye kutubwira ibye igihe ingabo z'Ubuganda zageraga hariya iwacu Bunagana, rero yaramaze kuba umutekamutwe. Java wa Mungu ati ariko se madamu Mwemayire ko usemura ariko ukagumishamo ibyongereza byinshi, ati support ni ubufasha, ati cyakora muri rusange twumvise. Urakoze ko mwabyumvise. Ntabwo biba byoroshye, mujye mutwihanganira. Barimo mbaga ati EAC Regional Force ati yagombye kuzinga Karago ntihagire usigara, iyi ntambara tuzayirwanira kandi tuyitsinde, nta ngabo z'amareta zikenewe. Ni byinshi cyane murambabarira. Java wa Mungu ati Sumbirigi akaginga ni arimo atukana na Sumbirigi, reka mwihorere, bafite ibyo bavuganye. Ampati M ati yeguye kuko afite ikimwaro cyo kuvumburwa, yabeshye ko M23 zavuye aho zari zarafashe hose, ati bamwereka ko bagihari, nyuma arabyemera avuga ko hasigaremo bake, ngicyo ikimwaro afite. Urakoze cyane. Hanyuma General Sumbirigi nabonye ari gutukana, ntabwo komantere ze nzisoma. Barimo mbaza ati Nyagahene ni Dareri, ati iyo abaturage birukana Dareri igihe byari byaragaragaye ko akorana n'inyenzi, ati fari bari gutsinda intambara nta na jenoside yari kuba kuko Kinani ntaba yarishwe. Rwose icyo ari cyo cyose we ashobora kuba yabitahuye hakiri kare ko ari gukoreshwa, akerekana ko ibyo bamukoresha atabishobora, agahitamo kwikurira mwake. Ngewe nibwo busesenguzi nabonye aho nerekanye Baramu akubita iriya ndogobe, afite ibyo yari ari kubona abandi batari kubona,
akaba rero yapfuye mwake wa mugani bashobora kuba baranamugezeho akavuga ati ibi sinabishobora kuko Baraka yabwiye Baramu ati ndaguha ifeza n'ibindi byose ushaka ati ariko uzumvumire buriya bwoko bw'Abayisiraheli. Baramu yaravuze ati naho Barake yampa ifeza n'izahabu byuzuye inzu ye sinabasha gukora ibitandukanye n'itegeko ry'Uwiteka Imana yanjye ngo ndirenge kandi ndigabanye. Ndakeka ko Jeff Nyaga nawe ashobora kuba arahawe ibintu byose yarijejwe ibintu byose ariko akabona gukora ibintu bishobora kuzamushyira mu kaga atabishobora agahitamo kwegura. Nge niko nabibonye n'ubusesenguzi bwanjye kandi namwe ubwanyu rwose ndabwemera. N'ubundi tutavugiye hano tuzagumya kugenda tubyibonera uko bizagenda biza, hari ibindi tuzagenda twunguka. Umuhinza muberuka ati bamweguje ariko kugira ngo batamutesha agaciro bamusaba kwandika ko yeguye. Biragaragara ko bari basabye na Kenya kumusimbuza. Ahangaha birumvikana mugani hamwe navuga nti kubera iki yahise asimbuzwa bitagiye muri EAC ese buriya bubasha Perezida Ruto abukura he? Urumva ko uyu muvandimwe nawe tuzi gusa nkaho twerekeza hamwe. Kari mu muyango ati ubutabera atariko ntimukagorane ati none iyo aza kuvuga vrema cyangwa donku mwari kuvuga uko muvuga mwisuzume nk'uko natwe twandika tutavuga niba twavugaga. Ubutabera ntiwabarangiza phrase udashyizemo tena, ntiwarangiza phrase udashyizemo tena. Ubwo nibwo urumva yararimo ku ruhande rwacu rwa Mwemayire mu gusobanura ntabwo ari ikintu cyoroshye bavandimwe, mujye mutwihanganira tuba tugerageza kugira ngo byibura abatayumva bagira icyo batoramo. Beata wambaye inzobe ati ndatekereza ko ari pressure ya Kongo yatumye igihugu cye kimusaba kwegura. Ndakeka ko niba yarabujijwe amahwemo ari M23 na RDF babikoze kugira ngo ajye ku ruhande rwabo. Yego urakoze. Reka some izindi commentaire nk'ebyiri hanyuma mbaho umwanya tugane ku musozo. Auguste wawati kandi ikindi yari yamaze gutahurwa ko agomba kuba yarakoranaga n'amabatayo arunze muri Kabwende na Kagano mu Ruhengeri. Auguste baba urumva ko aba yageze na kure agakurura n'ibiri inyuma y'ibirunga. Muka Musoni Liberata Teva Boringo wangu ati ubanza ukagiyeho yari yavuze ko adashobora kwandika pa nawe birakureba atari ko hano ni kwa nanze kubaho ntariho buriya araje mukanya cyangwa mukeba behabeya yamufungiranye. Ntibumva ko ari mwe mufungirana mukatubeshyera. Mukamusoni rero ndumva yabatahuye nimwe mufungirana hagati yanyu hanyuma mukaza kuvuga ngo ntimubona za notification. Ntabwo ari twebwe biba byaturutseho, niba ari twe bikoze twabibabwira. Karino BBF ati mu gisirikare ndumva ari ibisanzwe ko hahita hagira umusimbura kugira ngo ingabo zidacika intege. Iyo ajya kwegura arabivuga bakanategura umusimbura vuba kugira ngo hatazavamo icyuho. Ariko ahangaha ndakeka ko bwana Karino BBF niba ari kugira ngo hataba icyuho muri komandoma yari afite umwungirije wo muri FARDC yagomba guhita afata umwanya wenda hagategurwa uzaza nyuma, kuko ndakeka ariko bigenda mu mategeko ya gisirikare. Ntabwo bivuga ko bagombaga guhita bafata icyemezo huti cyo kuzana undi. Tubarimo twungurana ibitekerezo birumvikana. Hanyuma Ruwinukura ati mwiriwe mwese ati Imana ibishimire ati niho naboneka nsanze ikiganiro kirimbanyije. Yego. Umuhinza muberuka ati Kagoma ati Ruto kunanuka nukubera Jimmy no gutekereza cyangwa nka perezida ati United Opposition itamworoheye, ariko banavuga ko ashobora kuba
yarakandagiye umusumari. Sinzi aho wabikuye, ubwo ni amakuru yawe. Urakoze ruwe nukora ati none se niba uriya yeguye kandi yegujwe mu mpamvu atanga ngo hakaba harimo DRC, ati uriya uje ejo aje kubihindura, ese ayo makosa yayakoze ku giti cye cyangwa politiki yari itaramukoresheje? Biragoye kumva. Beya twambaye inzobe ati igihe cyari kigeze ngo agende, ariko no gucana ku maso kuko umusimbuye ashobora kuba amurushije inshuro eshatu. Komantere ni nyinshi cyane, mumbabarire ntabwo twazirangiza, reka tugane ku musozo w'ikiganiro. N'ijambo Madamu Rutayisire, tugana ku musozo, niba hari ikindi wongera ku busesenguzi watanze, ndetse ugire n'icyo ubwira abadukurikiye ku bijyanye n'ingaruka zishobora kuva ku iyegura ry'uyu mujenerali cyangwa ku ihindagurwa ry'iyi komandoma. Umwanya ni uwawe. Murakoze mumbabarire nari kuri mute ntabibonye. Yewe ibi bintu rero ngewe nta wa mugani naba nka uriya muvandimwe muri chat wavuze ati tubitege amaso two kwihuta, nibyo dushobora kusesengura ibyo tubona bya hafi, ariko ngewe ndabigereranya uko nabibonye. Iriya mikino iri gukinwa ni imikino y'ibibazo bihari. Muri kubona ukuntu Kagame ari kuzunguruka, cyangwa se David Kagame ari kuzunguruka muri biriya bihugu, kandi ukabona mbese ko ibintu bisa naho bigenda bisubira inyuma. Yewe bikansubiza inyuma rero, bikanyereka uko y'amasezerano y'iwacu yajyaga agenda. Rwose ndabona iyi mikino yose bari gushakisha opportunity yose, okaziyo ishoboka yo kugira ngo kawo izye muri Kongo. Nta kindi bashaka, ariko bakaba barakomeje gukoma mu nkokora. Kongo ikomeje kubakoma mu nkokora, kandi uko bakoma mu nkokora byose yarangije kubabona. Bo mbese bibwira bameze nka ya Autriche yibwira ko ntawe ubabona. Mbese bagize ngo Kongo ni nk'uko mu Rwanda byari bimeze. Ariko ntekereza ko mu myaka 33 abantu baba bamaze, hari uburyo ubungubu bwa communication no kureba ibintu ukabireba mu maso yabyo nyabyo, cyane cyane ko Kongo yarangije kwibonera ko ari u Rwanda. Nkaba rero mbona ari wo mukino uhari, bagerageza ibishoboka byose kugira ngo barebe uburyo babona icyuho kibageza ku mugambi wabo. Niyo mpamvu ubona rwose bikomeje kuzurungutana. Aba bazungu ntibarasha, yenda bumva ko bazabigeraho, ariko baribagirwa ko hejuru ya byose hari Imana. Niyo dukomeza kwishingikiza, kandi nayitumye bigera hano. Ibyo ntabwo nabitindaho. Naho ubundi ingaruka zo zirahari, ibibazo birakomeye. Gusa ngewe numva buri wese afite inshingano, ariko izo nshingano tuzazigeraho gute? Tuzakomeza kuvuga muri chat rwose abanyarwanda, ntituvuge Kongo kuko Kongo ni natwe byaturutseho dayeri, ariko amahoro ya Kongo ni amahoro y'akarere. Numva rero twabigira ibyacu, tukashakisha uburyo natwe tugira uruhare, kuko izi mpinduka tugomba kuzigiramo uruhare. Nubwo atari twe twabiteye, ariko ni hahandi biradusaba ko tugira uruhare mu gushaka ibisubizo. Simbizi, ubwo ni igitekerezo cyanjye. Yenda aho abantu baganira bagomba kugerageza uburyo bashaka ibisubizo, dufatanije twese kugira ngo tuzagira amahoro. Naho ubundi icuraburindi niriza, mumenye ko ibyacu bizaba birangiye. Izi ngegera z'abazungu, ibidakorerwa iwabo bemera ko bijya korerwa muri Afurika. Kuki koko tutakwirwana? Kuki hano ibi bintu bitaba iwabo? Ibyo bintu ntibidutere ishema n'ishyaka
cyo gushaka ko abanyarwanda bagira amahoro. Mu kanya Felicite asuhuza yavuze ngo abari muri gereza batazi ko bari muri gereza. Birababaje, ni akantu ngiye kuvugaho k'imitekerereze y'abanyarwanda. Mwari muzi ko hari abari mu Rwanda banatembera bakaza hano hanze barangiza bakataha bakavuga ngo turabibona, ngo ariko ngo igihe ngo ntakodesha, ngo mfite iwanjye mbasha kurya nkaryama, ngo icy'ingenzi ngo nuko twakuye abana bacu mu gihugu. Muribaza iyo myumvire y'uyu munsi? Donc ibibazo biri kuba, ngewe mfite inzu ndacyabasha kurya, ukagira ngo abo bandi batabasha kurya batigeze bagira igihe nabo baryaga. Ndashaka kugaruka kugira ngo mbumvishe imyumvire yacu y'abanyarwanda. Birababaje ko imyaka 33 ishira ariko umuntu uyu munsi akaba ari nyamwigendaho, areba iruhande nk'uko dukunda kubivuga, ukabona inzu y'umuturanyi wawe ishyutiwe, ngewe reka nimusasire niryamire. Ngiki kibazo dufite. Ibyo bintu niba tutarabyumva ngo buri wese yumve ko ikibazo kimureba, wowe ukareba ngo ngewe ngo ntacyo, cyangwa se ngo nageze i Burayi ntibindeba narahavuye, no. Ni ukuri duhindura imitekerereze. Sinzi, turebe ibintu tubigira ibyacu, kuko n'ijambo ry'Imana riratubwira ngo nari ndwaye ntiwansura, nari mfunze ntiwansura, nari nshonje ntiwangaburira. Ndatekereza ko ariho hantu twari dukwiye kugera pe, tukareka kwirebaho n'abacu. No mu ndirimbo mu kanya mbese nako n'uyu munsi n'iriya nzara yo mu Rwanda barabivuga ngo inzara ihari ngo menya uwawe. Muribaza ako gahinda. Ngewe vraiment iyo mbitekereje mumbabarire kubivuga no kubisubiramo yenda binyuranye n'iyi topic. Ibi bibazo byose, izi ntambara zose, niba tudahinduye imyumvire ngo turebe ikibazo buri wese yumve ko bimureba, ntitwumve ko tuzajya dushimishwa no kwicara muri Zoom tukavuga. Ngewe ntabwo binshimisha vraiment, mumbabarire, bisigaye numva ngomba no kuyivaho, kuko finalement bibaye nk'ibintu byo kwikinisha wa mugani, bibaye nk'ibintu hari fierite bimpa ya hehe, birantwara energy, ngira akazi nirirwamo nkagira kurara nicaye. Ibi bintu abantu bakagombye guhindura imitekerereze, kuko uko bitinda niko n'abantu bagenda bahazaharira. Murakoze, reka mbifurize weekend nziza, ariko dushaka uburyo duhindura imitekerereze. Ikibazo ni icyacu, kiratureba, niyo byaba bitakuri uyu munsi, ariko umenye ko ejo ni wowe cyangwa n'umwana wawe cyangwa n'umwuzukuru wawe. Murakoze. Urakoze Marijani. Reka tugane kwa Felicite Mayire nawe ajya ku musozo, niba hari icyo yongera ku busesenguzi yaduhaye, ndetse nawe akomoze kuri izo ngaruka zihindagurika ry'ubuyobozi bwa ziriya ngabo. Ese tubitegerezemo iki? Harimo icyiza kiri kuza cyangwa se uko abibona? Mbega umwanya ni wawe Madamu Felicite Mayire. Urakoze Tarisisi. Ngewe uko mbibona nta cyenda guhinduka, ntacyo. Gusa icyo nzi cyo nuko ziriya ngabo ndacyashimangira ko kugira ngo uko zinjiye byoroshye bazazikuremo hariya bizagorana. Rero ndacyahamya ko barimo kurwana no kubona manda niba ari iya kabiri, ni iya kabiri haryo nicyo barwana nacyo, ariko ntacyo benda kuyikoza. Nta kigaragara bagiye kuhakora hariya, ni ukugira ngo bibonere manda ubundi bakomeze bahicare. Abangira ngo si babandi Scovia yavuze ngo nabonye basa natwe. Sinzi icyo yashakaga kuvuga. Nabonye basa natwe, nanjye ndabarebye mbona basa nabo. Aba bantu basa nabi Kigali rero ntacyo benda kubakorera rwose. Cyakora bakeneye manda. Urumva amezi 2 bari kuri delay ntabwo ari ibintu byoroshye. Hari impamvu, hari icyo babarega, hari icyatumye Kongo itabaha manda ikurikiyeho, yenda no kubirukana ntiyahita ibikora, ariko ikigaragara nuko hari ikibazo. Ko byagenda kose hari ikibazo. Ngo rero uburyo bwo kugikemura na Nyagani bari Nyagahena abigendeyemo, mugenzi we nibazaza akagira icyo ahindura simbizi,
ariko ngewe Nyagabo ndamufata nk'aba basirikare ba FARDC barimo kwisangira M23 we ntabwo yasanga M23 ahisemo kwigira i Nairobi ariko ngewe ndabifata mu rugero rumwe bari ababonye bagiye gufatwa mpiri bagahita bigira muri M23 cyangwa se muri RDF kuko n'ubundi bari abakozi bayo bari ku rundi ruhande uyu rero nawe ngira ngo yabonye watajya muri RDF ngo bikunda ati nigiriye i Nairobi gusa ibi bintu bihatse bifitanye isano na manda ikurikiraho ikenewe ariko icyo bazayikoza byo nta cyizere ntanga nta nicyo mbona bizaba bibitu ko byagenda kose ntago hari ahantu rega nta nubwo igisubizo nta na hamwe hagaragara igisubizo cyo mu mahoro n'icyo mu mishyikirano ntacyo ni ukwivugira gusa ibintu byose bavuga ngo mu mishyikirano nta hantu na hamwe hagaragara ko hazavamo ko hari bizarangira mu mahoro byose bizarangirira on fire cyangwa in the fire something like that nuko murakoze reka twumve Queen Linda nawe umusoza dushyiriraho niba hari ikindi yungutse hano barwana n'abantu mu by'ukuri kugira ngo batagaragara muri kamera ntabwo ari byiza wenda biba bibujijwe kuri mwebwe ukoreraho kuri iyo ntuze so ikintu ngiye nakongeraho ni uko ndi kubona umuriro waka urumva naho ibindi ibibaye byose igiye kuri jye Imana ihabwa icyubahiro irazi impamvu aha iri kubiganisha nta iri kubijyana ubundi bijya no kuba ntabwo nari mbizi muri twebwe nta n'uwari uzi ko bigiye kuba gutyo yari mu mabanga yabo undi God niwe ubiduhiye Imana niwe ibiduhishuriye urumva so irabiduhishuriye kuri jyewe navuga nti ngiye ikintu kimbabaje n'abanyarwanda for now urumva abanyarwanda kubera yuko intambara iri buze kujya mu Rwanda bidatinze urumva nimba ubona abajurere batagiye bivumbura nubwo baba bari mu mipango yabo barapanga ariko Imana ipangura igihe nicyo nzi bapange rwose bakoresha uko bashoboye bapange n'Imana yarambiwe kuko abantu bayo bagomba gupfa gutyo urumva so narinze kujya kure wenda ntaza no kuvuga nabi ino saha kubera ko buri hari ibintu biba bimpaye n'umujinya nubwo mu by'ukuri njye nsakuza mujye munambabarira kandi abantu muri Zoom nimubona mvuga cyane nsakuza iyo nishimye niko mvuga niyo ndakaye niko mvuga byo izi semute niyo mbonye ibintu byiza nimvuga mwifuza ndasakuza ndavuga cyane mvugira hejuru abanyumva sava batanyumva kandi uburenganzira bwanyu so rero me am so happy kandi ndishimira yuko ibintu biri Imana iri kugenda biduhishurira bitwereka ukuntu bigenda nuko nibitaraza bigiye kuza yenda nabwira abanyarwanda nanone nkaraba amaraso yabo mvuga ntitwara babwiye ni muhunge mwaranze imipaka irafunguye nubwo itabifunguye mukagendera rimwe none se uvuga jenoside abazatera abagiye gutera mu Rwanda kuko mu by'ukuri bari abasirikare bari muri Kongo ba EAC bari buhave urumva nta mpamvu zo kumvira ariko inkotanyi impuwe erega Kongo ntabwo iri kumvira inkotanyi impuwe ubusuguzi miliyoni zapfuye muri Kongo ni ukuvuga se ko batakundaga abantu babo erega abakongore ntabwo bo baravuga ntabwo bameze nkatwe twirirwa twicaye wagira ngo irya ntama bazanye ku mugani ngiye niko mbibona irya ntama bazanye bayidukagiriyemo tugenda twunamye gutya ngo ariko Linda ubuze nta muranyibutsa butari sizaze kuma kanya nanjye nibariza iby'intama ihinduka intare iriya ntama ni indozi ni donko urabona ukuntu intama igenda itavuga yenda gutya mbese niko babagenjeje urumva ni ambutema bakagiriyemo babakize b'inyuko donc ni gutya so ni muhagarara rero muperero ntabwo twabakundaga urumva twabakundaga rwose yewe best ndi hano ni narutaha n'abandi bazarutaha urumva abo twabyaye bose bazarutaha ariko tuba twababwiye urumva tuba twababuriye twababwiye tubaga ati dandira imbere hari intambara ahubwo buriya na Kongo igiye kurakara ahubwo bidasanzwe n'abaturage bose bagiye kurakara birukane zirangabo zo muri East urumva bazirukane kugira ngo babone ukuntu ba progress bajye gukubita umwanzi ushaka kubatwarira imipaka yabo ntasoni ibyo ngibyo ntabwo byakomeza ye numvaga ari uko bimeze murakoze urakoze Queen Linda reka tunyarukire kwa Honorable Brigitte nawe dusoreze niba hari icyo wungutse Madame Honorable Brigitte wacyongeraho ndetse
ukagira n'inama ese ingaruka z'ibi byose turi kubona byihindagurika wowe waba uri kubibona gute? Ndabona Brigitte atari hafi, reka mpakanya Ministre d'Etat Mwemayire wari ufite ngo ubutumwa ushaka gutanga umwanya n'uwawe. Ntabwo ari ubutumwa Tarisi, nuko Linda aranyibukije akoze hasanyibutse ibuye, avuze intama, mpita nibuka umuntu uherutse kuvuga ko ngo twe turi intama, ngo to become lamb and the lion and then lion to become sinzi wabyumvise niba mwarumvise iriya disikuru yo muri anniversaire ya wa muhungu harya ni umwuzukuru buri ni umwishywa, ngo nyine bosi wabo David nyine yagiye kwifotoza avuga ijambo ati turi intama ariko zongera zikaba intare, ati tukongera tukaba n'intama kubera impamvu zacu. Ubwo rero ngewe mbihuje n'ukuntu nabonye biriya bintu byo kuvuga ngo bavuye mu ibyo byose mwarabyumvise uko yabaye intama akongera akaba n'intare. Rero mu busesenguzi n'ubundi uyu munsi murabona ko twabaye mu gusesengura gusa. Nibaza ko kuba intama ari kuriya M23 cyangwa RDF yabeshye ko ivuye mu birindiro ikikuriramo uniform yarangiza igahagarara hari ikarebera, hanyuma ikazongera ikambara uniform rero igahinduka intare. Sinzi niba abantu barumvise icyo bishatse kuvuga, kuko kuba intare mu kandi kanya ukaba intama kandi witegura kongera kuba intare simbizi, yenda nta kiganiro kihariye twabikozeho, ariko nagira ngo mbabwire ko uko kuba intare uko njye nabibonye ukaba n'intama at the same time ibintu bidashobora kuva mu kintu kimwe, nuko bariyorobeka bakagaragara nk'intama bavuye mu birindiro, bahabaye abana beza bakikuriramo uniform bagahagarara hariya bakaba abasivile, abandi bagakenyera ibitenge, mu kandi kanya bakaba intare nyine bakambara uniform bakajya kurwana. Nako nashaka kongeraho abakurikiye yenda iyo disikuru ubwo bashobora kuba bataramenye uko umuntu baba intare bugacya babaye intama ejo bugacya bongeye kuba intare. Naho ngaho nerekezaga nta kindi kintu. Urakoze, reka tusoze ikiganiro kuko ndumva iyo yabibaye indi topic. Byari byo byose nkurikije uko nabikurikiye, Karasira yarabiririmbye ko bigize intama kandi ari ibirura. Ubwo nicyo gisobanuye nyine, bigize intama ari ibirura. No kuvuga ko bagomba kwiyerekana ko ari intama, ariko muri makeya ni ibisimba, bo ubwabo barabizi ko ari ibisimba, ko ari izo ntare nyine. Ndumva bariyizi pe, bariyizi ubwabo nabo urumva ko babisubiramo. Nanjye reka ngira ko mvuga, twavuga yuko intama Yesu yari intama y'Imana, urumva yaje ari intama arapfa aradupfira, ariko nanone akongera akaba intare yo mu muryango w'Abayuda, urumva. None se bo ni iki, urumva? Kuko nagira ngo nsubize Mwemayire ho gatoya kuko avuze musinzi ukuntu umuntu yakwihindura intama akongera akihindura ikirura. Batarisisi arabishubije, ariko yena abisubiza nko mu gikristo, kubera ko intama yaje yihinduye, Yesu yaje yihinduye intama baramwica kubera kugira ngo twebwe kugira ngo twebwe dukire, kandi arongera aba n'intare yo mu muryango w'Abayuda. So nako ngako nashaka kugira ngo nshyireho, ariko zira nyenzi zo ziramanipira nyine. Anasubwe ibyo wabihuza na David Kagame koko, usibye yenda ko bihuye n'ibindi usanzwe uzi. Urumva ibyo ngibyo byakwapurayinga kwa iyo ngo babifata bakabishyira upside down udatangira ikindi. Ndabashimiye kuri ibyo bisobanuro kandi ndumva byumvikanye, ndatuzafata n'umwanya tunabiganireho. Madame Honorable Brigitte ndabona ashobora kuba ahuze, nanjye reka ngire icyo nongeraho, nuko iyegura rya Jeff Nyaga rifite ikindi risobanura, kuko mwabonye ko n'uburyo ziriya ngabo bazihutishije muri kiriya gihe, igihe ntarengwa cyari cyaratanzwe cyo kugira ngo M23 yavuye mu birindiro. Mwabonye ko ingabo zaje zihuta, hanyuma M23 nayo kubera ko ari imerewe nabi kagenda ita ibirindiro bakaza babijyamo, hanyuma bamara kubijyamo ikahita iprofita kongera kugaruka, kubera ko umuriro FARDC yari iri kubatsaho babaye nk'abawuruhutse, barongera basubira inyuma nyine, noneho baza guturana
baza guturana na East Africa Regional Force. Hanyuma rero kubera ko abanyekongo babitahuye, ndakeka ko Jeff Nyaga iyo avuga ko umutekano we wahungabanye ndetse ugahungabanywa n'abamerisoneri bishyurwa, biriya bishatse gusobanura ko muri za gahunda bateguye zo kuzabyutsa imirwano, bavuga ko Kongo ari yarenze ku masezerano, nibyo bari gutegura. Ariko ndakeka ko Kongo nayo ibyiteguye irabizi, kuko mwumvise ko bari bamaze iminsi no kuyerega ko ngo yaba yarashyize ingabo zayo ngo aho bavuye, ibyo ngibyo bikaba byarabeshyujwe n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo. Ubwo rero biriya byose bifite icyo biri gushushanya, niba ari n'intambara bashaka kubura, bakaba bari gushakisha ibisobanuro. Ndetse East Africa Community nayo ikaba ishaka kubabera bekiye, navuga kubabera nk'ikintu cy'ikibando bishingikiriza kugira ngo bongere bahaguruke. Ndakeka ko East Africa Community biriya itazabyungukiramo, cyane cyane ko ari decision ziri gufatwa n'igihugu cya Kenya, zidafatwa n'umuryango nka East Africa Community. Kongo rero yarabyiteguye, niba bumva bamaze kongera kubona agatege nibongere bahaguruke turebe. Ariko ntabwo Skoyi ntaho yagiye, kandi haje n'izitari Skoyi. Ndakeka ko ubu ngubu Kongo yamaze kuzuza imyuka, ubwo agakino nababwiye ko aribwo kagiye kuba katangira. Reka dusoze rero ikiganiro cyacu mbashimira ubusesenguzi mwatanze, nshimira n'abadukurikiye, kandi nongereho ko uyu munsi rwose mbashimiye ko mwitabiriye ikiganiro. Gusa like zabaye nkeya, ntago mwakanze kuri like, kandi inkunga yanyu ni like ni protection yacu ku biganiro dukora, kugira ngo n'abaterankunga abangaba tuba dukeneye ko bumva ibi biganiro kugira ngo babirebe, nuko babona ko mwabikunze. Babonye ikiganiro cyarebwe n'abantu benshi, cyakunzwe n'abantu benshi, nabo bagira amatsiko yo kujya kugishyira muri Google ikakibasobanurira kugira ngo bumve message zirimo. Iyo rero tubabwira tuti mukande like, mukore subscribe, muze mu kiganiro mugikunde, mugipartage, nta kindi tuba tubabwira, nuko tuba dushaka ko ibyo twavuze biba considere, byumvikana no mwaba bampatse ibihugu, bityo ubutumwa tuba twatanze bukabageraho bakabufata. Ubwo rero nimugire ngo tuba tubasaba gukora like turimo hari ikindi dushaka. Mbashimire rero ko mwitabira ikiganiro uyu munsi, kandi n'ubutaha muzajye mubikora. Ariko like ndi kubona zikiri nkeya kugeza ubu ngubu, nta mpamvu yo kugira ngo mbe ndi kubabona murenga 370. Hanyuma like nkaba ndi kubona zitageze no kwijana. Ubwo rero utabikoze yibwirize. Ndabashimiye rero ikiganiro nakagaruka. Ejo tuzaba turi kumwe, dushobora kuzahura turi kumwe na Boneri nk'uko mutumenyereye. Ubwo rero ibiganiro nakagaruka. Reka tubashyirireho kano karirimbo n'ubundi twatangije. Ubugeze igihe ngo wibaze wisubize.